Hi, hari ukuntu ufungura YouTube channel cyangwa ukauploadinga video hano kuri YouTube ugategereza views ugaheba ukabona ni 7, 15, 20 amasaha 28 akirenga utagejeje na views 100 ukibaza YouTube iranyanga ese nakosheje iki ese mbya uploadinga nabi cyangwa channel nayifunguye nabi. Muri iyi video ngiye kubabwira ibintu bibiri uzajya witaho igihe ugiye kwa uploadinga video, tureke wenda ku bya channel ariko igihe ugiye kwa uploadinga video kuri ibyo hari n'igihe rimwe na rimwe wowe uba wizera ugasanga YouTube yaguhaye amahirwe wowe ntuyabyaza umusaruro. Ni nayo mpamvu muri iyi video ngiye kubabwira ibintu bibiri by'ingenzi ndetse nkababwira n'icyo uzajya ugenderaho ubikora kugira ngo YouTube nikora ikosa ikaguha amahirwe, ayo mahirwe avemo views nyinshi, kuko muri mwebwe hari abahabwa amahirwe batazi no kuyareba. Ngiye kubereka amahirwe YouTube itanga hanyuma mbere kuko waya profita mu buryo bubiri hanyuma nawe ukagira utuviews tuvamo. Nibura nimba utangiye kubikora uyu munsi mu cyumweru gitaha cyangwa mu kwezi gutaha ugatangira kubona nimba uri kuri views 10 ukajya kuri views 20, 50, 100 nk'abandi bana bose. Rero ngiye mugiye kubana nitwa Gatari Fred, wari ubwa mbere ugeze hano nguhaye ikaze. Hano ni mu ishuri wisanzure, ureba ahantu handitse subscribe hakande, hanyuma basanzwe hano aka kantu nakanya. Bibutse neza ko iyo video wumvishe iri buze kugufasha cyangwa ivuga ku bintu ukeneye, ureba ahantu hari igikumwe ukahakanda, biba byerekanye ko ugiye kuyireba uyishimiye. YouTube irushaho kuyisharinga bagenzi bawe bakunda ibintu nk'ibyo ngibyo. Mbibutsa ko nanone abantu bashaka kwiga mu buryo bwanditse, hari abantu batumva gutya cyangwa se batareba gutya ngo bumve ibintu. Rero niyo mpamvu twabashyiriye amasomo mu buryo bwanditse kuri website yanyu ya icyanzu.com. Ubu ugiye ku icyanzu.com ushobora kugura ibikoresho, wamara kugura ibikoresho ukaba wanasoma cyangwa ukabanza ugasoma ukabona kugura ibikoresho. Rero byose birahari. Uburyo wafungura YouTube channel kuva utangiye kugera usoje ubaye monetize, iyo guidance yose irahari kandi ni ubuntu. Rero murakaza neza. Ku icyanzu.com hari ibikoresho nk'ibisanzwe, ama microphone nk'aya, amatara, ama stand. Ndizera ko nta muntu wigira hano uhangayitse. Hangayikira ibindi nabyo tuzagenda turwana nabyo, ariko ibikoresho bishyire ku ruhande. Kandi mwibuke neza iyo nimero y'icyanzu niyo yonyine, mwirinda abantu bababeshya. Ari umuntu umamagara akambwira ngo naguze mikoro ku cyanzu ngo none ngo yananiye. Ku cyanzu nimero nimwe twajya kureba tugasanga yaguriye ahandi hantu icyanzu kitanakorera. Rero mwirinde abantu bababeshya, nimero niyo mubona kuri screen yandi kuyibike, nuhamagara ntubone ko ari iyo ngiyo cyangwa umuntu ukabona akujyanye ahantu hatariho, menya ko yakuyobeje. Iki gihe umenye ko wishyura kuri iyo nimero, uhamagara kuri iyo nimero, ubundi ibindi byose tukabikurikirana. Reka rero dutangire turebere hamwe uburyo ugiye gukoresha ubwo buryo bubiri kugira ngo video ndetse no kubona recommendation bituruka uko abantu bayakiriye ikigera kuri YouTube cyangwa se bakiyikandaho ngo bayirebe. Bivuze ngo hari ibintu bituma bayikandaho, nibyo bibiri. Icya mbere tugiye guheraho cyitwa cover photo cyangwa thumbnail. Benshi muri mwebwe ntimukunda kwita kuri thumbnail ngo uyishyireho ibintu bikwiriye bishobora gukurura amarangamutima y'umuntu ku buryo akandaho uko byagenda kose cyangwa se akareka gukandaho ariko akaguma byibuka. Ni nayo mpamvu usanga benshi hari n'igihe bashyiraho ibintu bitari muri video ariko kugira ngo nibura ukandeho. Nubwo atari byiza ariko uwo muntu bisobanura ko abaza agaciro ka cover photo cyangwa thumbnail. Kuva uyu munsi nimba ushaka ko hari impinduka ziba kuri channel yawe, views zikiyongeraho zikava kuri 7 zikagera ku 10 zikagera kuri 20, tekereza cover photo yawe uyishyiraho iki? Ni ukuvuga ngo kugira ngo ize kubigaragara neza igomba kuba iri mu ibara ripika. Icya kabiri iriho umuntu cyangwa amagambo ahagarariye ibiri muri video. Icya gatatu ayo magambo ariho agomba kuba apika cyane cyangwa ari bold cyane ku buryo umuntu ayabona ari kure. Rero igihe cyose umuntu abonye cover photo cyangwa thumbnail agakandaho, wagira amahirwe agatinda, icyo gihe ububaza icyo bita recommendation. Nibwo utangira kubona wabona wenda video yawe yageraga ku bantu 100, hari ukugera ku bantu 100 no kuba yarebwa n'abantu 100. Igeze ku bantu 100 buryo biragoye ko wanabona views 5, biragoye. Ariko nibura igeze ku bantu 1000, ibihumbi 5, uba ushobora kubonamo views 200, 500, 1000 aho ngaho. Ni ukuvuga ngo rero tekereza uyu munsi nimba ushaka kubona impinduka kuri channel yawe. Uyu munsi nushaka reka gukora video, usibe gukora video, utekereze ngo niki ngiye kujya nshyira kuri cover photo yanjye kigakurura amarangamutima y'abantu paka bakanzeho. Gukandaho ni kimwe kuko kizamura icyo bita impression click. Impression click yari nyinshi bigaragaza ko video yawe iri gukurura icyo twita wide audience. Rero tangira utekereze
utekereze, usubiremo utekereze ikintu bita cover photo. Nukemura ikibazo cya cover photo, umenye ngo 30% ya views nibura ukwiriye ugiye kujya ubona uraba ugikemuye. Ikintu cya kabiri rero ugomba kwitaho kugira ngo ube inshuti na YouTube, ureke kubaho nkaho ikwanga, ni ikintu bita title. Nukemura title yawe, ikibazo cyari kirimo, umenye ko utangiye urugendo rwo gushaka views no kuzikorera nk'abandi kandi mu buryo bwemewe. Title igomba kuba yuzuzanya na ya cover photo nk'uko twabivuze haruguru. Ukuvuga ngo amagambo ari muri title agomba kuba ateye amatsiko, ariko nanone ari muri ya video yawe. Hanyuma byaba byiza hakaba harimo nirimeze nkaho riri kuri cover photo. Hanyuma iyo title wayikora neza, ntiba ari ndende ku buryo umuntu ajya kuyisoma akabona ntibirangiye akibaza ngo hirya hari ibiki. Yego rimwe akanda, ariko burya title nziza igomba kuba ari ngufi, noneho ku buryo umuntu arebaho agahita watangira gutekereza ni iki kiri muri iyi video, agafata umwanzuro wo gukandaho. Rero title imeze neza, iri searchable, no kuvuga ngo abantu bashobora gusearchinga bakayibona, no kuvuga nyine na YouTube ubwayo ishobora kuyisobanurira. Icyo gihe nibwo uzabona abantu basearchinga ama video yawe bakayabona, ndetse nabizanye bazaje kuri up next cyangwa kuri home ugasanga bakanze. Ntabwo ibyo byose rero tuvuze bishobora kuba umunsi umwe. Ni ukuvuga ngo urabikoze uyu munsi ngo tayari ikibazo kirakemutse, oya, ahubwo tangira ubigire umuco. Ni ukuvuga ngo buri video ukoze mbere y'uko uyipublishinga ishyira public, tekereza, ariko cover yanjye imeze neza cyangwa se title yanjye imeze neza. Ibyo nubikora ugahererekanya icyumweru kimwe, ukwezi kumwe, abiri, uzatangira kubona channel yawe yirepeta, utangire kuvuga. Ari n'abajya bambaza ngo ese gato ngo ko tujya tureba video yawe ngo yarangira ngo indi yawe igahita ijyamo, ngo bigenda bituruka ko nibura YouTube basobanukiye ngo indi video ya Gatari ivuga ku bitse ni nk'ibi, ko tubona uyu muntu iyi ngiyi yayikunze tumuhe iyindi. Nguko ngayo rero ushobora kwigira inshuti kuri YouTube, ugatangira urugendo rwo guhindura izo views 7 ukazihinduramo 7,000 cyangwa 700 nk'abandi bose. Ndizera rero ko umunyeshuri w'umuhanga hano akuyemo ikintu gikomeye, kubera ko ni n'akantu katagusaba kujya gushutinga kuri tere, katagusaba gushyiramo amafaranga, just ni uguhindura mindset yawe ugahora wimprovinga ibyo ukora. Njye rero mwari muri kumwe, nitwa Gatari Fred. Ndizera neza ko nawe wisanze mu ishuri kandi waganiriye n'abandi mwahasanze. Reka dure mu video ataha. Ciao ciao.